Uyu ni Ndizeye Rubasha, ijwi ry'irangamuntu y'Abanyarwanda n'Abanyafurika. Kuri iyi channel yanjye tuganira ibintu abantu benshi batinya kuvuga. Nababwiye imyumvire ufite, ibintu byose uzi bishingiye ku buzima bwawe, bushingiye ku idini ryawe, bishingiye ku myumvire yawe, wabishyizwemo n'abamisiyoneri. Abamisiyoneri kuva baza mu 1900 bakatwigisha ibyo badusigiye mu ntekerezo yacu, ibyo badushyizemo nibyo bikiturimo, nibyo biduteza kubaho ubuzima bwacu. Iyo wumvishije igihe kigeze ko hari ubundi buryo bwo kubaho buruta ibyo badusigiye, aha nicyo nshaka tuganira. Baratubwiye bati Imana yaraje ijya mu kirere iragenda izaza kudukiza. Batubwira ko hari ijuru, batubwira ko hari umuriro utazima, ariho hantu tuzajya. Wibuke ko kujya mu ijuru banza gupfa. Abazungu n'abamisiyoneri bashaka ko abantu bapfa ngo bajye mu ijuru, bagira ngo basigare kuri iyi si. Niyo mpamvu ubona ibi byose badutwara, ibi byose biba ku Banyafurika, niyo myumvire badushyizemo ya gitinde. Aho uraho wose utegereje kujya mu ijuru, byibagirwe, nta juru ririho, ijuru riri hano. Murahishiwe kuri ibi biganiro byanjye. Nagira ngo kuva ku itariki 4 z'ukwa 10 mu 1925 dutangire tuganire, twungurane ibitekerezo byacu, duhindure imyumvire yacu kugira ngo tugire ishema ryabo turimo. Baraje badukuraho amazina yacu, badukuraho amazina y'imiryango, badukuraho ko ababyeyi n'abasekuru bitaga abana babo amazina yabo. Ako niko gasuzuguro baduhaye. Barangije baraturindagiza batubwira aho Imana yagiye, igihe tuzayitegerereza, igihe Yesu azaza ngo adukize. Bamwambika ishusho y'umweru, bamwambika Bikira Mariya ishusho y'umweru, umwana ubona kuko ari kuturindagiza. Icyo nicyo nshaka kubabwira. Izo niyo nyigisho ngira ngo tuhagarare tutangire tuganira. Baraje bigisha abapasiteri bacu, bigisha ba bishop, bigisha ba padiri, bigisha abande. Iyo ni imyumvire yabo babashyizemo kugira ngo bakomeze batubeke, baturindagize, bitwa ko ari abantu bacu. Ndabizi iyo nkubwiye urarakara, nurakara ntugire ngo uradefanda Imana. Ndabizi uradefanda imyumvire bagusigiye, uradefanda ibyo bakubwiye ko Yesu yagiye mu ijuru atazagaruka. Niba nkubwiye ngo uri Imana ukumva ko ari ibindi bintu by'igitangaza, uri nta gitangaza kiri cyo kuba Imana. Imana yaturemye mu ishusho yayo. Kuba yo ni ibintu naturere, n'ubuzima naturere kwitwa Imana, kuko ndakubwira naho iri iba mu ntekerezo yawe. Ibintu byose, ubuzima bwawe bwose buhera mu byo utekereza. Uko niko kubohoka mbazaniye. Tuganire buri munsi. Ingufu wiyumvamo mu mubiri wawe nicyo gihindura, nta kindi gihindura ubuzima bwawe. Ubu bwoba butuvemo, dushirize impungenge, umenye ko nta juru n'isi ririho, atari ahantu uzajya handi. Mukomeze hagati aho, mukomeze munkurikire kuri The Rubasha Family Podcast no kuri my YouTube channel Ndizeye Rubasha.